twongeye kubaha ikaze bakunzi b'ibiganiro n'amasomo ducisha kuri uno muyoboro Success Mentor. Murakaza neza mukurikire ikiganiro cy'uyu munsi kiraba ari cyiza kurushaho. Twifuje kugaruka ku kiganiro cy'uburezi ndetse n'uburere. Twifuza gusubiza umukunzi wacu witwa Uwizeyimana Dative watubajije agira ati muzatubwire n'ibyatuma umwana atibagirwa ibyo yize mu ishuri. Rero uyu munsi tugiye kugaruka kuri icyo kibazo dusubiza we Dative ndetse n'abandi babibaza icyo kintu. Mukurikire kuko murungukiramo byinshi muri iki kiganiro, tubibutsa ko niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wacu ukanda subscribe, ukaza gukora share ugasangiza abandi ndetse ukazagira igitekerezo. Ukanda subscribe ntibidufasha gusa ahubwo nawe biragufasha ko bituma uba mu ba mbere bagenda babona ibiganiro bishyashya tugenda dushyiraho, kandi dufite intego yo kugira ngo dufatanye kubaka uburere n'uburezi kugira ngo twubake isi nziza izira ubugome n'urugomo, dufasha abana gukura neza. Reka rero dutangire tuvuga kuri iki kintu. Mu 1880 umugabo witwa Hermann Ebbinghaus w'Umudage yakoze ubushakashatsi ku kintu gishobora gutuma umuntu yibagirwa ibintu yize, anareba ikigero cyo kwibagirwa. Muri ubwo bushakashatsi bwe yamazemo imyaka 5 kubera ko yabutangiye mu 1880 kugera mu 1845, ari nabwo yamuritse inyandiko y'ubwo bushakashatsi agaragaza umwanzuro yagezeho mu kinyamakuru cyangwa se mu mutwe w'inyandiko yitwa ubwonko, uruhare rw'inyigo ishingiye kwigerageza. Yagaragaje yuko nyuma y'amasaha 28 umuntu aba yibagiwe 50% by'ibintu aba yungutse bishyashya, amakuru masa cyangwa se isomo umwana yize. Mu minsi 7 cyangwa mu cyumweru aba amaze kwibagirwa 90% by'ibintu yize. Aha murumva yuko ari ibintu bisanzwe kandi bihangayikishije kuba ibintu byinshi umuntu yunguka bishyashya, amasomo mashyashya umwana yiga cyangwa undi muntu atakaza byinshi kandi nk'umunyeshuri abazabi. Noneho rero aho yagiye yanagaragaza bimwe mu byakorwa kugira ngo umuntu agerageze kugabanya icyo kigero cyo kwibagirwa, ari nayo ikibazo cya mugenzi wacu Dative gishingiye, tugira ngo tugusubize aha hantu hakurikiye cyane. Tubanze turebe kuki umuntu yibagirwa. Bimwe mu by'ingenzi bishobora gutuma umuntu yibagirwa harimo agaciro k'ibyo yamenye. Ni ukuvuga ngo agaciro uhaye ibintu cyangwa ishingiro y'ibyo wungutse, ayo makuru mashya ni kimwe mu bishobora gutuma wibagirwa cyangwa ntiwibagirwe. Amarangamutima wagize kuri ibyo bintu, uburyo ibyo bintu wabibonyemo, uburyo wabyizemo, umunyeshuri uburyo yize ku ishuri, isomo ryigishijwemo, kimwe mu bishobora gutuma yibagirwa. Hanyuma ikindi, igihe gishobora kuba kimaze gushira, kuko twabibonye intera iri hagati y'umunsi ndetse n'iminsi 7, ukumva ko ikigero kigenda kiyongera ku byo umuntu yibagirwa. Noneho rero mu gufasha kugira ngo umwana wawe wiga amasomo yize mashyashya ntayibagirwe, ejo atsindwe usange mu by'ukuri nta musaruro akuzaniye, hari ibintu nk'umubyeyi ukwiriye kumufasha gukora ndetse no kugiramo uruhare wowe ubwawe. Kuko n'ubundi bigaragara mu nyigo zitandukanye z'abashakashatsi, cyane cyane nk'uwo mugabo ndetse n'abandi bagiye bakora inyigo ku bijyanye n'imyigire, ikintu cya mbere cy'ingenzi cyafasha umwana kutibagirwa ibintu yize, icya mbere ni ukumva agaciro kabyo mu buzima bwe. Icyo ni ikintu cyamufasha niba arimo kwiga isomo akagerageza gutekereza rimaze iki mu buzima. Nk'umubyeyi rero wagira urundi ruhare, ni ukuvuga ngo ni ukumubaza avuye ku ishuri ibyo yize, yabikubwira ukagerageza kumubaza ibibazo bituma atahura isano ry'iryo somo. Dufata urugero, yenda niba ku ishuri yenda bize tuvuge nk'umwana wiga nko mu mashuri yisumbuye, bakaba bize nko mu isomo tuvuge ry'ibinyabuzima, isuku, uko umuntu yakora isuku y'umubiri ni urugero. Ushobora kumubaza icyo isuku imaze mu buzima, akakubwira ko yamufasha kwirinda indwara n'ibintu nk'ibyo.
aha rero bizamufasha kwibuka kenshi ibyo yize. Ikindi kintu cya kabiri kinakomeye cyane, gusubiramo ibyo bintu yize. Uko twabibonye mu ntangiriro tugaragaza ikibazo cyo kwibagirwa gishingiye ku gihe nyuma y'amasaha 24 na nyuma y'iminsi 7, gusubiramo ibintu umwana yize ku ishuri cyangwa se undi muntu ni kimwe mu bimufasha. Ariko noneho ikibazo kiri, asubiramo gute? Uburyo bwiza bwo gusubiramo kugira ngo ibintu bize ntabyibagirwe ni ugusubiramo ariko nyuma y'igihe runaka, akaba afite intera y'igihe agenda asubiramo ibyo yize. Ni ngombwa rero ko mubyeyi wifuza ko umwana wawe atazajya yibagirwa, hari ibyo bavuga ngo bica mu gutwi kumwe bigasohokera mu kundi. Niba ageze mu rugo avuye kwiga, amaze kuruhuka gatoya, yenda ashobora nko koga, ashobora nko gufata ifunguro, ukamubaza utari ko mubona amaze kumera neza, mwize iki? Akabikubwira. Ibyo ubwabyo bimufasha guhita atekereza ibyo bize. Hanyuma ukamubaza ibibazo, ukamubwira yuko ari ngombwa ko afata umwanya akicara agasubiramo. Gusubiramo nanone dushingiye ku bushakashatsi, tugarutse ku bushakashatsi, ubushakashatsi bugaragaza yuko gusubiramo bigomba kugira gahunda. Nyuma y'amasaha 24 ikintu wize gishyashya, amakuru mashya wungutse ugasubiramo, nyuma y'iminsi 3, nyuma y'iminsi 1. Ibyo bigufasha kugenda ubyibuka, kubera yuko iyo haciyemo akanya ukongera ukagaruka kuri cya kintu wize, haba habonetsemo akanya ko gutekereza ibindi, ubwonko buba bwaruhutse, biba byatangiye ndetse bimwe no kwinjira mu bwonko bwawe. Ahangaha ubwonko twibuke yuko ufite navuga nk'ibyumba 2 by'ububiko. Hari icyumba cya mbere kibika amakuru mu gihe gitoya, hakaba n'icyumba cya kabiri kibika amakuru igihe kirekire, yandi ushobora kumarana igihe ubuzima bwawe bwose ugasanga ibyo bintu byibagirwa. Bigenda bite rero kugira ngo ibyo bintu umuntu agenda bibika ku buryo bushobora kumara igihe? Biterwa n'igihe. Nk'ibintu yize uwo munsi ashobora kuba byibuka, ariko hari ibyo ashobora kwibagirwa cyangwa se hari ibyo atibuka neza. Ni ukuvuga ko abibitsa muri cya cyumba cya mbere kibika amakuru amara igihe gitoya. Uko abisubiramo bigenda biva muri cya cyumba cy'ububiko bw'igihe gitoya bikajya muri cya cyumba cy'ububiko bw'igihe kirekire. Uruhare umubyeyi yari azagira ni ugutoza umwana kugira gahunda yo gusubiramo, akajya asubiramo mu ntera y'igihe, bikaba umuco. Ikindi cya gatatu ariko gishingiye kuri ibyo gusubiramo, uburyo yiga. Nanone hakozwe ubushakashatsi ku bijyanye n'uburyo umuntu ashobora gufata neza ibyo yiga bishingiye ku byo abyigamo. Hagaragazwa uburyo butandukanye ku ntera, uburyo umuntu yigamo amasomo. Byagaragaye ko ibintu umuntu yize ari ugutega amatwi bamusobanurira, ashobora nibura kubifata ku kigero cya 5%. Iyo yiga asoma ni 10%. Kwiga yumva anareba, dufatiye nko kwigira nko ku mashusho nka filime cyangwa ibindi bintu bamwereka bamusobanurira icyarimwe, ibyo bishobora gufata ku kigero cya 20%. Hanyuma 30% ashobora gufata ibyo yize biturutse mu kumwereka nk'ibintu bagiye kumwereka, dufate hari nk'ikintu gisaba nko gukora ikintu runaka, bakabimusobanurira bakimwereka uko barimo kugikora, aho ngaho ni 30%. Mu kuganira n'abandi abijyaho impaka bishobora kumufasha kwibuka ibyo kuri 50%. Hanyuma kwigisha bagenzi be naho hanyuma gusubiramo ibyo yize, kwiga nabikora we ubwe, kwiga bikora, ashobora kwibuka ku kigero cya 75%. Hanyuma ikintu gikomeye ari nacyo cya nyuma gituma yibuka byinshi ni igihe abasha kwigisha abandi ibyo yize. Nk'umubyeyi rero, uruhare rwawe ni uruhe? Ufite barumuna b'uwo mwana wiga mu rugo, hari na bakuru be, nawe ubwawe mushishikarize, amaze gusoma gusubiramo ibyo yize, mushishikarize utegure barumuna be cyangwa n'abandi bantu, umubwire agerageze kubasobanurira, ajye mu mwanya wa mwarimu abigisha. Nabigisha azakoresha ubwonko, yibuke, ashaka ibisobanuro, kandi uko abivuga bizarushaho kugenda biva muri bwa bubiko
bwa hafi bijye muri bwa bubiko bwa kure, ku buryo niyo byamara igihe kinini bya bintu azaba akibyibuka neza. Ibi kandi ni ngombwa kubikora, ariko nanone akanaruhuka. Ibitotsi nanone bigaragara yuko ari kimwe mu bifasha umuntu kuruhuka. Ni ukuvuga iki? Iyo ubwonko bunaniwe bushobora kuba hari ibintu bihari aho ngaho, ariko niba ari nk'ikibazo bamubajije kubera umunaniro ntashobora kubivuga neza ngo abikore neza. Ariko yaryamye akaruhuka, tubye niba isomo yize none ejo akaba afite ikizamini yize yabikoze byose, akaryama akaruhuka bihagije. Bibuke ko umwana agomba kuryama nibura amasaha 8 nijoro y'ibitotsi aryamye kugira ngo ubwonko bwe bukore neza. Tugero nabyo biramufasha kwibuka ibyo yize. Tunazirikana bya bindi twabonye ubushize mu biganiro bivuga ku biribwa bishobora gufasha umwana kwibuka no gufata vuba. Muri make ibyafasha umwana kwibuka ibyo yize ntabyibagirwe, akabasha gutsinda agasubiza ni bikurikira nk'uko twabisobanuye mu magambo arambuye. Icya mbere nuko umwana agomba gusubiramo ibyo yize akabisubiramo ku ntera runaka. Icya kabiri nuko agomba kugerageza kubikoresha ibyo yize hanyuma akabyigisha bagenzi be. Umubyeyi agomba gutegura uburyo mu rugo, niba ari umwana wiga ataha nk'abiga mu mashuri abanza n'ay'incuke cyangwa se n'abiga mu yisumbuye bataha, hakaba hari gahunda ageze mu rugo akora ibi, yarangiza akajya mu cyumba cyangwa se hari ahandi hantu hateguwe akabisubiramo kugira ngo yongere amahirwe yo kwibuka. Kabiri, kumwereka, kumufasha kubona agaciro k'iryo somo k'ubumenyi ariko mu buzima busanzwe, ushingiye ku byo akunda, intego ze, kugira ngo abihe agaciro. Kuko nanone agaciro umuntu aho ibintu ni kimwe mu byatuma abyibuka. Ikindi, kumutegura uburyo ashobora kugira uwabyigira, murumuna we, bakuru be ndetse n'abandi bantu bishoboka. Muri make ibi rero ibyatuma umwana atibagirwa ni ukubisubiramo, kureba agaciro kabyo, kubyigisha abandi, kuruhuka ndetse no kujya abisubiramo kenshi kugira ngo abashe kwibuka no kuzirikana nubwo hashize igihe kinini. Muri make ngibi ibyatuma umwana atibagirwa. Urakoze cyane rero wakurikiye kino kiganiro, genda ubikurikize, uzaze uduhe ubuhamya, wibuka gukanda subscribe kugira ngo ubutaha uzabe mu imbere babone ikiganiro gishyashya twakoze, uduhe ibitekerezo, ugisangize n'abandi, tugere kuri benshi kugira ngo dusenyere umugozi umwe kandi twese dufatanye kuzamuka tuzamurana. Urakoze, reka tuzahure mu kiganiro kindi uduha ubuhamya. Kugira amahoro. Murakaza neza muri Sound Mind Company Limited, aho dushobora kukwigisha indimi mu gihe gitoya ukahavura intyoza mu kuvuga ndetse no mu kwandika. Aho tubigisha Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili, Ikinyarwanda, kandi tukaba dushobora no kukwigishiriza ku mirongo y'itumanaho, aho dushobora no kukwigishiriza online ibyo mukunze kwita ku mbuga nkoranyambaga. Kandi ikindi nk'uko twabibabwiye, tukaba tubafitiye ibitabo bisobanuye muri izo ndimi zose, aho dufite igitabo cy'Icyongereza gisobanuye mu Kinyarwanda, igitabo cy'Igifaransa gisobanuye mu Kinyarwanda, igitabo cy'Igiswahili gisobanuye mu Kinyarwanda, ibitabo by'abana b'incuke ndetse n'ibitabo mfashanyigisho. Dukora ihinduranyandiko n'ubusemuzi, harimo impamyabumenyi, indangamanota, amasezerano, ibitabo n'ibiganiro, byose tukabihindura mu rurimi wifuza. Dukosora ibitabo tukanabimurika, tugukosorera igitabo tukagishyira ku rwego mpuzamahanga. Dutanga inama za kinyamwuga ku burezi bufite ireme n'imirerere myiza y'abana. Murakaza neza muri Sound Mind Company Limited, aho dukorera Kigali Kimironko. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara 0788 7692 0788 7692 Murakaza neza muri Isa.